ku kijyanye no kubona amafaranga no kuba wagera ku nzozi zawe burya ngo hari ibintu umuntu aba agomba kwirinda. Ibyo rero tugiye kuba twabirebera hamwe, ariko nanone ntabwo ari byinshi, ni kimwe cyangwa se bibiri. Ariko ikintu nyamukuru twaganiraho ni ku kijyanye no kutagira umuntu wizera ku kijyanye n'amafaranga. Iyo bavuze kutagira umuntu wizera ku kijyanye n'amafaranga, ni ukuvuga ngo kuba wakwizera umuntu ukamuguza amafaranga wizeye ko azayaguha. Nuguza umuntu wizeye ko azayaguha, ntabwo yamera nk'aho uyamuhaye ariko utaza kuyabara mu mafaranga utunze. Amafaranga umaze kuba wasohora uyaguza umuntu uyamuha nk'inguzanyo, uhita uyakura amafaranga wari utunze, nyine mu butunzi ugahita uyakuramo, kuko kuyagwa no kutayaguha birashoboka, byombi nyine biba bingana. Niyo mpamvu aha ngaha barakubwira ngo kwizera umuntu mu bijyanye n'amafaranga uba ukabije cyane, uba ukabije. Niyo mpamvu usanga abantu benshi nyine nkanjye ngiye kuguha sitori zanjye ziba ari ndende, nawe ugiye kumpa izawe ziba ari ndende ku bijyanye n'amafaranga. Ntabwo twatunze menshi, ariko make twari dufite ugasanga twasangiye n'abantu batari abanyabo. Ariko buriya bakakubwira ngo niba koko wahisemo kutizera umuntu uwo ari we wese ku bijyanye n'amafaranga, burya ngo nawe ntukiyibagirwe, nawe ntukiyizere. Umuntu agomba kwibagirwa nyine kutizera, nawe ugomba kuyishyiramo, ntukizere ku kijyanye n'amafaranga, kuko ngo nawe ntabwo uri shyashya. Ubushakashatsi bukubwira yuko nawe ubwo ntabwo ugomba kwiyizera ku kijyanye n'amafaranga, kubera yuko hagiye uba ufite amafaranga wayapangiye, ejo amafaranga yawe ukayahemukira. Amafaranga mufitanye gahunda, wari uyafite gahunda, aragukunda, muri kumwe, buriya amafaranga aragukunda. Iyo uyafite guha muri inshuti zanyu bifite nk'ibihumbi nka 500 muri hatari, iyo rero agukunda cya gihe uyafite. Ariko iyo uyahemukiye ukayakoresha ibintu mutari mwavuganye, amafaranga urayapangira ukavuga uti jewe nshaka gukora business wenda gucuruza inkweto, ariko ugeze hariya uhuye n'akantu uguze telefone y'ibihumbi 200, urumva utayahemukiye se? Ntabwo mwayivuganyeho. Buriya kugira ngo ayo mafaranga rero azagaruke uzakore wa mushinga wari upanze, byagusaba n'imyaka nk'itanu kugira ngo uyagarureho. Bakabwira ngo nawe ntukiyizere, umuntu akwiye kwizera kujyana n'amafaranga, nawe ntukiyizere, ntabwo uri shyashya, nawe ntukiyizere. Icya mbere, gurije umuntu 10,000 utangiye kumushyira kuri pressure umwishyuza. Niba uzi neza ko uzishyuza umuntu muri ubwo buryo ku buryo atazajya aryama kubera ideni ryawe, umuha yica. Niba uzi ko udashoboye kwishyuza, niyo kujya kuvuga ngo buri kanya wishyuza umuntu, niba uzi neza yuko ibyo bintu utabishoboye, yatange umere nk'aho nyine wamugabiye, nyine nta kindi kintu uri bugoje kumaza. Ariko niba uzi neza yuko nanone uri wa muntu ukunda ibyo kwishyuza, nyine ugashyira abantu kuri pressure, aho kugira ngo ubishyire muri ubwo buryo, amafaranga yawe wayamwima. Ko hari umuntu uguriza amafaranga kuyaguha bikaba indiwe, mukarwana, mugasakuza, bikajya no mu nkiko. Bikajya mu nkiko. Niba uzi neza yuko uri umuntu ukunda ibintu byo kwishyuza, ukunda ibintu byo kujya nyine wahaye umuntu ideni atarayimarana kabiri ugiye kumwishyuza, byaba byiza ubaye ubiretse. Amafaranga ateranya abantu, byaba byiza ubiretse kugira gute kumuha amafaranga yawe, ukavuga ati njyewe nishyuza nabi, niba amafaranga yanjye naba nyashaka ku munsi w'ejo, niba utazayabona ku munsi w'ejo sinyaguhaye. Wenda akakumenya akanakwanga pe, barangiye sinjya nkunda umuntu uhisha nyine imyitwarire ye, yigaragaza abantu bakumenye nibwo bazashobora kubana nawe. Niba uzi neza yuko uri umuntu wishyuza cyane, byaba byiza amafaranga uretse kuguza abantu amafaranga ko byaguteranye, bakumenye nk'umuntu utaziguriza amafaranga, ariko ubwo nawe uzaba wizeye yuko igihe uzabakenera amafaranga utazajya kubasaba. Menya ibyawe, koresha ayawe. Niba uzi neza ko wishyuza nabi, urangiye nanjye sinjya nkunda umuntu wishyuza nabi, ariko nanone nanjye nkunda kwishyuza. Niba nk'uhaye akantu kanjye, ngomba kukansubiza, nanjye ngagasubiza mu mwanya wako. Rero ntukiyizere kujyana n'amafaranga. Amafaranga akunda umuntu yigiraho inshuti. Niba umenya gutereta umukobwa, strategy wakoresha kugira ngo mumarane igihe, ukaba nyine ku mafaranga, nyine amafaranga yaratugora. Niba ari ikintu kigorana, kugira ngo mube mwaba inshuti n'amafaranga, araza uyu munsi akaba ayawe pe, ejo akaba ay'abandi. Kandi ugasanga umukobwa amara imyaka 3, utekereza imyaka 3 amafaranga yawe uramutse uyafite muri iyo myaka 3, ukamara imyaka 3,
ntabwo yakobo byaba birangiye wamaze kuyamenyera nk'uko umukobwa mumenyerana. Ariko igitangaje ni uko umukobwa amara imyaka 3 umwaka wa kane mugatandukana, ariko amafaranga asanga nyine mumaranye iminsi muri inshuti, urujya bitse neza ari kuri banki ntabwo ajegajega, ntabwo yakoraho, muri inshuti kabisa, arimo kureba akavuga ati boss wanyafashe neza, mufite gahunda yo gupanga wenda iduka ricuruza amatelefone, uhabara ukajya kuri banki ukajya kubikura, mbonye akantu ngo mbonye boro yo kugura. Niba ufite amafaranga yapangiye ikintu ni ubwo nuko ntabwo kujya guhindura gahunda. Biba ari ibyo ngibyo twese tuba tumaze kugura amasambu twashyize hariya, ariko si sambu ko muri iki gihe no guhinga bisa naho nyine ntabwo ari hose, ariko ubu ibi nyine imihindagurikire y'ibihe, ugasanga imvura igihe kitari icyanyaco, guhinga bisaba gushora, ariko uzi neza yuko no guhomba bishoboka. Wakunga ariko no guhomba birashoboka, ugakoramo bike ugereranyije n'ibyo wakuyemo, ariko uyafite ukavuga uti njyewe nizera ko mu gucuruza ndi hatarize gucuruza. Bika amafaranga yawe bro, bika amafaranga yawe abanza agwire, nibwo koko ukeneye miliyoni y'amanyarwanda banza uyibike neza, uvuga uti njyewe ngomba kuyibika. Amafaranga akunda abantu nyine, twebwe ntabwo tuyigiraho inshuti gute ubundi, ariko ndaza kubikora ubushakashatsi amafaranga nyigireho inshuti, ku buryo ifaranga ryaje twakoze ikiganiro tuvuga tuti niba ushaka gutera imbere no gutangira kubingundiriza. Rero ntabwo wabigundiriza utaze gukwinjira gute kuba inshuti n'amafaranga. Kandi subscribe, uyu ni wa muhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare, hano ni kuri Sam Real Talk. Ahangaha tuvuga ibijyanye n'ubuzima bwa buri munsi adufasha gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Buri munsi tubagezaho ibiganiro buri munsi, kandi subscribe, buri munsi uzajya usangaho ikiganiro. Abakunda